rero iryo shami ukuntu rivanwaho, ukuntu rijugunywa, ukuntu ryumirayo, uko abashenyi bazarisenya, ahubwo ikigutangaza uko guhura n'umunsi w'abashenyi barishenye baricana niko kuzahura n'umunsi w'umuriro. harimo uri bungambanira atari uwo ninde mu by'ukuri, uwo muntu watujemo watuseseye. Yesu ati witonde, ntabwo yaseseye, yaje tumuzanye ariko arimo. none turamubwirwa n'iki? Ati uwo turi buhurize amaboko ku mbehe. gusa iya gatatu aho tuwo duhuza amaboko ku mbehe, Petero akora propaganda ati noneho rero ibyo tureke kurya. kandi ko mu kanya gatoya mu kanya gato kuko babahurira amaboko ku mbehe, niho hantu mwumva yafashe inogo y'umutsima arayimutamika. Yesu ayitamika Yuda, kandi yimutamika avuga ngo icyo ukora gikore vuba. Iryo jambo ngo icyo ukora gikore vuba, burya yaravuze ngo yego. Yesu ashimwe cyane na none umushumba, ahimbazwe cyane. mu kanya rero twari tumaze kuganira ku bijyanye no kugosorwa, yego, kw'amasaka n'urukungu. yego, mu by'ukuri twabisobanukiwe pe. nubwo Yesu azaza nk'umurabyo, ariko ubu ngubu abantu barimo baragosorwa. ndizera badukurikiye ko barimo kubyumva neza, bakagira ndetse bakabyitaho kugira ngo bamenye ko turi mu gihe cy'igosorwa. bitegure ejo urukungu, batazagenda mu rukungu. hanyuma rero ikindi kibazo nenda kubaza mushumba, n'ubundi kazaza nk'umurabyo, batubwiye ko turimo tugosorwa. hanyuma se noneho ibyo kujugunya ishami ritera imbuto ryo, yego, gutemwa rikajugunywa, yego, byo bizakorwa ryari? nibyo twaratemwe se? erega ikigutangaza bimeze bite? si no kuritema, si no kuritema mu mvugo ya gihinzi y'abagronome. kuritema biba byiza, ahubwo ngo ni uguhwanyura. guhwanyura? reka dusome Yohana 10:15 twumve. Yohana 10:15 twumve icyo aho hantu hatubwira. ntacyo nuhagera vuba urahasoma, ariko dore ngaha, sibyo? haragira hati guhera ku murongo wa mbere, ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawuhingira. ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto, ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rurusheho kwera imbuto. sibyo? noneho hepfo ku murongo wa gatandatu, umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. urabyumva? iki kintu cyo guhwanyurwa kiba mu Baroma 11, kivuga yuko, naho tuhasome kugira ngo tubyumve neza. noneho mpavugire rimwe, Abaroma 11 umurongo wa 17. niho uri nawe. ariko niba amashami amwe yaragize ate? yarahwanyuwe. nawe uri umunze zo gasuzu ukaba warateweho n'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira nayo amakakama y'ishyitsi cya Elayo. ntukirare ngo gayo mashami, niba wirarira uyagaya, wibuke ko atari igishyitsi kimeze kuri wowe, ahubwo ni wowe umeze ku gishyitsi. ahari wavuga uta amashami yahwanyuriwe kugira ngo nterweho. tugarukiraho. inama nashakaga ni ryitwa guhwanyurwa. ahangaha tuhumvise ibiti by'uburyo bubiri, nubwo bivuga kimwe. biravuga igiti kimwe, ariko tubyumve neza. hari Yesu ubwo wihamiza ati ndi umuzabibu w'ukuri. mu Bafaransa baravuga ngo je suis le vrai cep, ndi umuzabibu w'ukuri.
noneho imana data iyi twita data ni nyirawo iwuhingira. yego ishami ryose ritera imbuto iryera imbuto d'abord first of all iryera imbuto aryanganyaho amahage yayo. amahage ni ibintu bishamikiraho ku ishami kandi rimwe. yego ku ishami rimwe ubundi ishami ubwaryo riba ryarameze ku giti. yego amahage rero ni iki? ni ibindi bishami bivuka kuri iri cyangwa bikavuka aho ryamereye ariko bitajya byera imbuto. yego nk'abantu ahantu haba ikawa ibyo bita ibisambo urabizi yego très ibyo niko babyita. yego ibyo bintu rero ngo bitera imbuto abikuraho. uko kubikuraho ngo aba yanganya niko babyita ngo ni ukwanganya. yego aba yanganya ayo mahage gusharira ya yego aba yanganya ayo mahage ngo yavaneho. noneho iri shami ryeraga imbuto rirushaho kwera nyinshi. ariko hasi mpatinda ndashaka ko tuvuga kuri icyo kintu kivuga ngo ariko iritera imbuto ryo yego arihwanyuraho akarivanaho akajugunya. aho yajugunye ngo aragenda kumirayo abashenyi bakazayasenya bakayacana. yacana urumva ni urugendo rurerure rw'ishami ritera imbuto. nibyo twavuze rero nanone mu kiganiro cyatambutse. aya mashami kuyavanaho kuyajugunya akuma bakazayacana. ibyo bintu byose mwibwira ko Yesu yabikora je? kandi azaza nk'umurabyo azaza nk'umurabyo ntabwo yabonera umwanya. uriya mwanya uri very important ni uw'agaciro cyane ku buryo Yesu yanze kuwuvanga n'ibindi bintu bindi. yego yawugize umwihariko yego wo guhunika gusa. rero iryo shami ukuntu rivanwaho ukuntu rijugunywa yego ukuntu ryumirayo uko abashenyi bazarisenya. ahubwo ikigutangaza uko guhura n'umunsi w'abashenyi barishenye baricana niko kuzahura n'umunsi w'iki w'umuriro. niko kuzahura n'umunsi w'umuriro. bivuga ngo ishami rizajya kugera mu ziko rimaze igihe ryaraciwe. nabyo mubirebere mu kuntu Yesu yagiye avana abantu mu murimo we. yego reka uyu mwanya dukoresha urugero rwa Yuda. rwa Yuda yego buriya mwibwira ko Yuda yavanywe mu ntumwa gute? Yuda yari mu ntumwa nawe yarahamagawe. yego ndetse abantu bakunda kwibaza impamvu Yesu yamuhamagaye kandi amuzi azi ibyo azakora. nanjye nkababwira nticyabuza Yesu guhamagara umuntu. hari Yesu ahamagara umuntu kandi abizi neza icyo azakora. yego ariko nawe hari ibyo bazasohoza. twigeze kubivuga igihe kimwe mbabwira ko abantu basohoza ibibi yego biri mu mugambi ariko w'Imana ntibabihemberwa ntibabishimirwa. nta ngororano bigira. nta ngororano bigira. Yuda usomye Yohana 12 hasome tureko twacunguza uburyo umwete. Yohana 12 umurongo wa 4 haravuga ngo iki? umurongo wa 4 yego Yohana 12 umurongo wa 4 aravuga ngo yegeze mikoro. nuko Yuda Isikariyote umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira aravuga ati ni iki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene? icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene ahubwo nuko yari umujura. hagara gatoya. ahubwo nuko yari iki? yari umujura. ntabwo Yesu avuze ngo ahubwo yari afurika na dayimoni y'ubujura. yari imufatiye aho rero.
yari umujura yari we yari asanzwe ari we no more. yari umujura kandi ari we wari ufite umufuka w'imiya akiba ibyo babikagamo. muri make Yesu yari abizi ko ari umujura, yego, kandi akanamubitsa n'umufuka. si kumubitsa gusa umufuka wonyine, yamuzamuye ku mugaragaro, amuha poromosiyo, amugira umubitsi w'intumwa icyo gihe, kandi ari umujura, abizi. Hari umuntu ugeze kumbaza atari ko rwose mushumba, ko Yesu adahishwa, ko Yesu amenyera imitima y'abantu, iriya poromosiyo yamuhaye iki? Azi ko ari umujura. Ariko igisubizo gikomeye kirimo, hari poromosiyo Yesu atanga ariko y'agahimano, ngo ishyire umuntu ahagaragara. Iyo poromosiyo yerekana ingeso z'umuntu, donc ingeso ze zibe expose. Nkuko mu ishuri iyo dufite umunsi wa presentation, umunsi wo gupresenta, presentation, upresenta ajya imbere, ugasanga umunyeshuri yabayeho ngo nta kintu gituma ajya imbere y'abantu, ariko presentation ikamujyanayo. Uko niko Yesu Kristo, hari abantu bishimira ngo bazamuwe, ugasanga bahaye za felicitation ko bazamuwe mu ntera, ko bagize abantu nawe, naho kumba aho ajyanywe niho azagaragarira noneho wese. Icyo cyumvise, haba mu mirimo isanzwe, haba no mu y'Imana. Promosiyo nziza niyo Imana igira ngo ujye kugaragaza ibyiza biri muri wowe. Yuda aragenda, ahageze mu kubika noneho ya ngeso ye, cya cy'ubujura kimubamo, kijya cyabona field, kibona tere yo gukoreraho. Hanyuma agira ati rero, nimwibuke umunsi ajugunye ishami. Umunsi ajugunye ishami yaratangiye ati, kandi ijoro ibyanjye birabahemuza. Aha, Peter ati hahemuke abandi, hahemuke abandi mwigisha. Nyamara rero iri joro muri mwe harimo uri bungambanira, atari uwo ninde mu by'ukuri, uwo muntu watujemo, watuseseye. Yesu ati witonde, ntabwo yaseseye, yaje tumuzanye ariko arimo. None turamubwirwa n'iki? Ati uwo turi buhuriza amaboko ku mbehe. Gusa iya gatatu, aho tuduhuza amaboko ku mbehe, Petero akora propaganda ati noneho rero ibyo tureke kurya. Kandi ko mu kanya gatoya, mu kanya gato kuko babahurira amaboko ku mbehe, niho hantu mwumva yafashe inogo y'umutsima arayimutamika. Yesu ayitamika Yuda, kandi yimutamika avuga ngo icyo ukora gikore vuba. Iryo jambo icyo ukora gikore vuba, burya yaravuze ngo uyu munsi ntuwurenza utagaragaye icyakuzanye. Uyu munsi ntuwurenza ingeso itagiye ku karubanda. Uyu munsi ntuwurenza misiyo itagaragaye. Icyo ukora gikore vuba. Uzi ko yavuze gutyo ngo gikore vuba, Yuda ntanasobanuze ko Yesu abyumva, ngo agahita batura umufuka w'impiya, akawukubita ku rutugu, akagenda akacanga iyo nogo Yesu amutamitse kendarenga. Abasigaye ibibazo basigaranye bose bavuga ati ko Yesu buriya yabwiye ngo iki Yuda? Bariya bati aramubwiye ngo najye kuvunjisha abone uko aza gufasha abakene. Yego. Abandi bati wese icyo avuze, aramubwiye ngo najye kuduhahira ibyo turi burye. Izo mpaka zigara aho ngaho, ariko ugenda yagiye. Nuko Yesu ajya ajugunya ishami ryananiwe kwera imbuto. Yagiye adukuramo abantu. Bene data muteze amatwi, Yesu yagiye adukuramo abantu. Baririmbye ni mubirebe mu makorari muririmbamo, bavuga butumwa, bahanze ku giti cyanyu. Ni murebe abantu Yesu yagiye adukuramo. Yemwe bigisha mwe, yemwe bashumba, ni murebe abantu Yesu yagiye adukuramo. Umuntu akaba muri uyu murimo abana ibyaha, ari umujura, ari umusambanyi, ari umwicanyi, ariko Yesu yagiye abadukuramo.
ni uko nguko rero Yesu ajugunya ishami ishami ryananiranye byanze kwera imbuto ni uko ajya rivanaho. Rero ntabwo azabikora kiriya gihe ngo yamaze kurikuraho, ahubwo aho riri ririmo kuma. Kiriya kintu cyo kuma rero ni iki? Kiriya kintu cyo kuma ni kiriya kintu cyo kuba desespere, cyo kuba deserter, cyo kuba kahebwe. Cyo kuma. Kuma bisobanura kuba kahebwe k'umuntu, ugasanga umuntu agiye utagaruka, ugasanga umuntu agiye utareba inyuma, ntiyongeye gukumbura iteraniro, ntiyongeye gukumbura inzu y'Imana, ntiyongeye gukumbura ko yaririmbagamo. Nta nubwo navuga ati imirimo yanjye yose nakoze mfiriye ubusa. Uko kugenda ubutagaruka rero niko kuma. Hanyuma rero vuba aha ngaha abashenyi bazajya gute? Bazayatwara bashyire mu muriro. Niyo mpamvu nababwiye ngo uriya muriro tuvuga n'uwo bazajyamo. Yesu adufashe cyane. Ishami iyo ritera imbuto rirajugunywa. Mwama wafashe cyane. Murabyumvise? Mushu iyo bigeze ahantu mu kiganiro cyatambutse nabibabwiye, iyo bigeze ahantu ho Kristo azagaruka n'ibyo arimo gukora ubu ngubu, yego, uhita wibaza ngo ari ku Mana uzasanga kwizera kukindimo koko. nanjye noneho bikantera umuhate wo kwisuzuma, umenye ni hehe naba narimo kwera imbuto neza. Ese ni iki naba cyaba kirimo kundindiza umurimo kugira ngo Kristo nagaruka azasange niteguye. Kuri iryo jambo uvuze uti ni iki kirimo kundindiza muri uyu murimo, singire ku rugero ushaka mwami. Yego. Buriya umukristo muri uru rugendo hari ibyo ahura nabyo bimutegeye mu nzira, hakane bimugendamo. Mu Kinyarwanda baca umugani rero ngo umuntu asiga ikimwirukankana ako ntasiga ikimwirukankamo. Yego. Rero muri ino minsi ndasabira Imana abakristo, ndabasabira ngo barwane n'ikibirukanka inyuma kandi bahumure bazagisiga. Uduhamagaye azabaneshereza, ariko uwirukanka afite ikimurimo we ikimwirukankamo nta mahirwe muha, nta mahirwe ijambo ry'Imana rimuha. ubwo yaba ameze nka Yuda. Ni nkawe, sorry, yaba ameze nka Yuda. Aha hantu hanangaje ku murongo wa 6. Ariko mu ikirukanka mu muntu ni kimwirukankana. Yego. Ikikwirukankamo cyo ntaho wagihungira. Nta na hamwe. Uretse ni amahirwe wagirirwa n'Imana. Uyemere igakorera muri wowe. Ikakubwira ngo iki kintu tandukanya nacyo. Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura akiba, kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya, akiba ibyo babikagamo. Uzi ko iryo jambo ngo nuko yari umujura ariyo magambo agaruka mu nzandiko Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 6. Ahantu amwandikira urumva akamubwira ngo reka mpasome wumve. Turagira vuba cyane ku murongo wa mbere igice cya 6. Duhere ku murongo wa 8, reka duhe ku 6 kugira ngo nshaka mu wumve. 6 turavuga ngo iki? Icyakora koko kubaha Imana yo gufatanya no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo, ariko dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Umurongo wa 9 rero nushakaga, kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mwirari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahenebeza bikabarimbuza. Umurongo wa 10, kuko gukunda impiya ari iki? Ni umuzi w'ibibi byose. Hari abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Abo ngabo ari Yuda bavuga burya, ni Yuda bavuga. Hari bazirarikiye, ni umuzi mubi uroha umuntu mubi wohereza burundu. Reba umuntu ari umujura, ariko reba igihe bimanye mu murimo, ariko reba urugendo bagendanye. Ubwo ikintu bivuze, bivuze ko yamaze igihe ari umujura ariko utabona ibyo yiba. Bari hose bariho, yamaze igihe ari umujura ariko utabona aho yiba.
noneho agizwe umubitsi ababonye noneho uko yiba, ababonye n'ibyo yiba rero. Hari akantu nyibukije, hari umukozi w'Imana umwe, ni kera nari nkikizwa, yego, noneho rimwe aza kwigisha aravuga ati ntukagende ubeshya abantu ngo barakijijwe, ngo waretse inzoga, waretse itabi n'ugisambana. Ese ibyo ntiwaba warabiretse kubera ko wabivuze ndabona ntabyo ubona byo kwiba? yego, tugende muri Bralirwa bakumira akazi, hanyuma izo nzoga uzikuremo. Buri mukozi wa Bralirwa yemerewe icupa, buri hanyuma wowe gusoma uwo mazi ukubite wowe kunywaho. Tujya muri Tabarwanda, Rwanda niyo kibaho, ati genda ujye muri Tabarwanda, hanyuma kariya kotsi karyo gatumuke, hanyuma wowe gusomaho. Rero Yuda ashaka kuba wa mugani nk'uko wari ubivuze, yabaye hari umujura, ari we rwose, ni nako birivuze. bamuhaye poromosiyo yo kubika umufuka, ababibonye neza. Rero ibyo yakoraga byose ntabwo zari impuhwe zo kuba burya niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo gukiranuka kugaragariraho gukiranirwa kuri. yego, ahantu gukiranirwa kubaye kwinshi niho gukiranuka kugaragara neza. Yesu adufashe cyane. Imana yo mu ijuru dufashe kandi tugirire neza. Bakundwa bene data, tumaze kumva neza ukuntu rya shami uko bizagenda. Ese waba wowe uri hehe? Ese waba ujya utekereza ko uwo munsi uzagera wo kujugunywa rya shami bahaguyeho, bajugunye hirya? Ese uzi ko ibyo bintu dusoma hano mu ijambo ry'Imana bizasohora? Yuda ngo yari umujura. Uzi ko mu itorero ry'Imana harimo abantu bicaranye ibyaha? Uzi ko umuntu agenda hanze akavuga ubutumwa akamamaza Kristo, ariko hari icyaha cy'ubusambanyi agendana yaguca urwaho ukabona aratangiye kugufatafata. Ese wari uzi ko abantu tugera nabo binywera inzoga b'abasinzi, ariko akumva arakijijwe? Icyo ni icyaha ubitse muri wowe kikurimo. Umushumba aratubwiye ngo twarwana n'ikitwirukankana, ariko ikitwirukankamo ntabwo bishoboka. Mwene data, hari ikiba kikwirukankamo. Ese wari wafata umwanya ukisuzuma, ukumva ukareba imibereho yawe ya gikristo, koko ese urakijijwe? Iyo karande yakubayeho neza neza umugozi, wakwemera ukayijugunya? Wakwemera ukitandukanya nayo? Birashoboka. Ese ntibishoboka mushu? Birashoboka cyane, birashoboka cyane. Bikitwa none birashoboka. Yego, turacyafite amahirwe yo gutandukana n'ibyo byose byatwizingiyeho. Tandukanye na karande, ukiranukira Imana. Ejo utazaba rya shami, cya giti kitera. Kristo yavuze ati ntabwo bishoboka. Nawe rero ihangane wisuzume, hanyuma uzabe rya shami ryiza ryera imbuto abantu bose bagasoromaho, twese dusoromeho. Nitukubona twumve twifuje kurya ku mbuto zawe. Umwami Imana duhana umugisha. Mbere ko dusoza, mu migisha Yakobo yahanuriye Yosefu, harimo ijambo yamubwiye ngo Yosefu ni ishami ryera cyane ku buryo rizarenga igihome. Wabonye igiti kiba mu rupangu ariko kikagira amashami amwe anagana inyuma y'urugo, arya arasoromwa n'abaki n'abagenzi, ntawuze kuzikwirirwa asaba. Ibyereye inyuma aho ngaho nyir'urugo nayo yabaye umunyabuntu abirekera abo mu muhanda. Byasonaga rero, byarohanuze rero ko Yosefu azagira imbuto zigasoromwa n'abo mu rugo iwabo, bene se n'abavandimwe n'ababyeyi, ariko na Egiputa ikazasoromaho. Nakwifuza umuntu wese kugira imbuto ku buryo zigera n'inyuma no ku bandi. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Imana ibahe umugisha cyane. Duharanire kwera imbuto uburyo zisoromwaho n'abandi. Duharanire kwera imbuto nziza, kandi kuko hari imbuto mbi zisharira, hari imbuto zitari nziza utanashobora no gusoroma pe, ariko duharanire kwera imbuto nziza, hanyuma tuzakora. Akuvuze nako kagendana n'ubwoko bw'igiti, kuko ngo ntabwo igiti gishobora kwera imbuto zitari uko cyitwa. Igiti cyose cyera imbuto zacyo. Iyo igiti ari kibi cyera imbuto mbi. Hega n'ibitovu birera, n'imitobotobo n'incucu byose birera. Urumva? Ariko Yesu ati nimwita igiti cyiza n'imbuto muzite nziza. Kandi akavuga ati niba kuri igiti cyiza mu by'ukuri era imbuto nziza. Aha rero harimo akandi karusho, kuko Yesu avuga ati
noneho igiti ni jyewe rero yego abandi mwese muri iki muri amashami rero mugomba kwera imbuto zitiranwa nanjye yego reka nkubwire bashiki banjye mbere ko dusoza uriya ni umwembe ririya ni ironji yego ririya ni ipera uzi ko n'uriya ni umuravumba n'umuravumba uzi ko igiti ukikirebesha amaso ibibabi byacyo bikubwira icyo ari cyo uko cyitwa cyane niba ari ipera niba ari umwembe niba ari voka niba kandi ari umucucu niba ari umuravumba nabyo uribona yego noneho waba uri murya n'imbuto zacyo ukamenya icyo uriye wanahura n'ikibuto bajugunye cy'imbere ukamenya icyo uwo muntu yaryaga yego cyane niyo wasanga babitemye babyashije umenya ngo igiti batemye ni iki ngiki yego rero igiti cyose kirangwa n'imbuto zacyo kandi kiragaragara kikamenyekana mwamabagiriza cyane abarinde mwamabagirire neza namwe mushumba murakoze kudusobanurira kandi ni ukuri turasobanukiwe n'abadukurikira musobanukirwe kandi dutunganye inzira zacu tugifite uburyo amahoro y'Imana kuri twese